hajya mu migina waraye mu motari yaramparitse neza arambwira ati rero hano rwose ikimina cyabinkoreye mbabarira basinkoreho gusa buriya nabanje kwitekerezaho nsanga Imana irankunda man ngiye n'abantu benshi barwaye sida ariko ngewe naripimishije na nubu. Uravugisha ukuri? Nayo kandi harimo n'abapfuye. Sheba uravugisha ukuri? Ni izina ry'Imana. Yes, twongeye kugusuhuza wowe ukurikiye X-Trend TV, tugushimira wowe wakanze subscribe, wowe turayikanda gusabye yikande kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Nukuri ndagushimira, ngushimira nongera ngushimira wowe udahwema kwicara ukavuga ngo reka sharing ibiganiro bya X-Trend TV. Nukuri nk'ibisanzwe ni promesse. Iki kiganiro tugiye gukora ndabasabye ni umuriro reka twakire kubakurikiye kamera zacu neza umukara black Coca-Cola twakwakiriye murakoze cyane egereza mikoro kugira ngo tuze kukumva neza abantu bacu badukurikiye babashaka kumva umuntu neza fresh. Ntago njye nkunda kuvugira hejuru. We twakiriye ko ari ubwa mbere ndashaka wibe Mazi magari umwamikazi w'abagabo Queen of Uganda Rwanda w'abanyarwanda Shiba wanyawe wenyewe. Reka hari izina numvise ry'incanze ngo mazi y'ibiki Mazi magari wori mazi magari se cyane mu buhe buryo mu buryo bwanje oya dusobanurira icyo kibazo mazi magari mu buhe buryo mu buryo bwanje nyine nkunda kuyanywa ukunda kuyanywa cyangwa ukunda kuyatanga kuyanywa ubwo ntago yaba ari mazi magari iwacu duturanye impamvu nitwa mazi magari iwacu duturanye na wa mugezi utajya ukama ese bawita ngo iki yaryo bawita ngo iki uzaza nje kubukwereka amayinga utuye mu kahe gaca bo mugezi mu gace kaho umusigituri hari haruguru amayinga hari haruguru hafi aho umusigiti ku bantu bazi Shiba cyangwa se batamuzi reka mvuge bamuzi bashobora kuba bamuzi mu buhe buryo ese Shiba akora ibiki? Shiba ngewe nkora ibintu byinshi kuko nshakira hose nkina filime nagitinga no mu ndirimbo z'abahanzi nyarwanda nta nuwo mbese ubu navuga ngo iki n'umubiri n'uwanjye n'uwawe ufite n'impamvu zo kuwukoresha kuba nafata umwenda nkavuga ati uyu mwenda uruganda rwarawusohoye reka nkwambare ngiye ari kuri stage ntabwo ngewe waza kumbwira ngo none se nzajyana n'igitenge kuri stage wa mugani niba ikariso niba uri kwamamaza ikariso uzayigaragaza ute uzajya stage uyambaye bayibone bitewe n'imbyino byina nimba mbyina ndomboro ya soro ndambara ndomboro ya soro niba mbyina inyarwanda ndambara imishanana niba renge ngiye kwikubitira Nicki Minaj hariya bahita we cyakomba gukubika yewe favorite yanjye ni yuko n'ikindimo nyine nicyo nimba ari string ni string nimba ari mayodobi ni mayodobi nose ngendo uruganda ruyikora ubundi string nawe se none se string nta kindi kintu kirimo imbere se none se si umwenda uruganda rusohora kuri ba bantu baba baragubaye warayiciye byagenda bite urasetsa urese imyenda isohoka yose ikoze kimwe string ziba zigaragaza ubwambure tebwa niyo ariyo wasanga ziba zifatanya ari nk'eshanu reka twiko urumva ngiye naba ndi ikigo kitashobora kubika ibintu byanjye neza ra ibyo se ubundi ni ibyawe ni ibyanjye nyine ni ibyawe se ibintu byawe ibyo bintu ufite n'iby'abakoboyi nta kintu cyawe kirimo aho nanjye umukoboyi akangeraho bimugoye yagurishije ishyamba cyangwa inka ndagazi cyangwa ikibanza ariko mwiyemeje neza ko tuzajya tubagera ari uko twagurishije amasambu cyane ngewe hanyuma mwe nimumara kuyarya muyamaze muzayamaza iki? Tuzayamaza iki? Tuzigira neza tugende dushaka nyine nimumara kurya amasambu y'abajama muyamaze abakoboyi muyamaze amasambu yabo muyafite mwe muzayamaza iki? tuzayamaza icyo nyine agomba gukora
reka twikomereze. ariko ibyo byo kumbwira ngo niga yapfa kumbona gutyo biragoye. Buriya nshobora no kuba nambaye n'ubusa buri uko navutse nkanaryama hariya kandi ntumbone. Ukandeba gusa ariko ntunkoreho. Kureba gusa udakoraho. Kumukundana se? Dukundana? Yawe yarankoye se. Ese umuntu ugukunda ntaga kubona igihe agushakiye. Nta rukundo ngira nge naribabariye urumva ndara amajoro nawe uraho ngaho ndara ncuranguka. Bantu mushaka Shiba nguyu ubwo udafite miliyoni 2 ntibishoboka. Ntago bibaho. Kuki washyizeho icyo giciro se? Igiciro? Si cyanjye se. Kuki washyizeho igiciro cyo kugira ngo bagomba kugwa miliyoni 2? Nta nubwo banayishyiramo. Ubundi birakureba. Apfa kuba yayamaye niyo twaba turi kumwe gusa se ntibyamushimisha. Harega ntago abantu bose we bundi wowe ntago uri umukobwa we ntago uhurana byinshi. Twega abakobwa rero duhurana byinshi. Hari abo duhurana bakatubwira ati byo ne kuba turi kukureba mu maso birabaye. Kuba turi kukureba ku maguru byabaye. Kuba uri kunkora kwibere no mu bwanwa no mu matwi byabaye. Yego. Ntago mubeshye. Bantu. Kwimana ntago mubeshye. Diseriye. Kuba iba yamaye ntago ari uko mankiza imbere ko tugiye kuryamana. Sho no kuyamba andeme yavuga ati genda urebe ko nawe wibereho. Genza n'abana babo. Kuki se nta musore yaya muhute se nyine. Nese uruba yazitwa umugabo gute? Ababa mwitwa abagabo rega. Turabakundaga. Namwe niyo mpamvu mwitwa abagore turabakundaga. Nkunda abagabo sha. Ntibizoroha ino mihanda iragoye. Umugabo ufite amafaranga. Iyo murebye umubona gute? Mbona ameze nk'iki se. Nk'iki. Nk'Imana yamanutse. Nukuvuga ngo ubundi uyu mugabo turi kumwe neza kuko ngewe ndi single. Uri single? Ndi single mba ngenyine. Mbese nta muntu umbwira ngo ese ngo ko wagiye hase kuri kumwe n'uriye. Ngo kukinze kare. Sindarongorwa. Mfite uburenganzira ngewe n'umubiri wanjye. Wo kuba navuga ati uyu munsi ndakubagana cyangwa sindi bukubagana. Oya bivuge mu mazina yabyo. Bose nawe uracyakubagana. Urarongorwa ntago urongorwa. Imyaka yanjye 16. Ingahe? 16. Ubwo niho biba bigeze. Nefite yakuye 16 ariko ejo bundi bankuriyeho 10 nagize amahirwe rwose. Ninde wayikuye ngo tumufunge? Sha yabaye yengabanyirijeho kabisa arambwira ati kabisa komeza unyibwirire. Ndabona ukiri kugenda ubinani byari bigenze biteze. Wari umukorejeho? Sha sinzi koranabuhanga yakoresheje mbona icuma yihurutuyeho pe. Arambwira ati ngewe ndakuremeye yagenda kubanya 16 uryo sho. Wallahi. Ubwo none ndi kukubwira rero wa mugabo. Iyo turi kumwe afite amafaranga. Baby mba numva guhera mu rwara kugera mu musatsi. Hose ndi kugenda njugumira nkajya numva utuntu turi kugenda tunkurura. Nkajya numva utuntu turi kugenda tugukwega. Tunkwega wallahi nk'abatakubundi. Iyo tugukweza ubwo bundi ntimwe washiduka yabirangije. Cyane hari cyo babitwaye n'abafitaye. Wowe rero umenya ikibazo ufite ari uko Imana itagiteruye ngo ikiguterekeho. Kuki se itagiteretse mu maso cyangwa mu mutwe? Yaragiteruye neza igishyira ahantu ubundi. Ariko Imana izubwenge. Hari ubukisha. Imana izubwenge. Ese Imana izamana. Ariya ntabuki. Izamana gute kandi ariyo yabimaye. Kuki rero we yarabiguhaye? Yarabimaye. Abakoboyi Shiba. Wapi. Nabyo buntu. Bitera ubwenge buki by'ubuntu baby. Niyo mpamvu wishyuza. Cyane. Aho gagomba no kwishyura mbere. Pesa. Ese iyo kwishyuye umujya mugi wawe cyangwa muri hoteli? Gusa umuntu ufite amafaranga ni ngombwa ngo mwirwe mujya kubaza byinshi niyo mwaba muri mu nzira. Mugenda mu mahanda. Cyane. Faster. Apfa kuba yamaye cyane. Maze kubikora kanga utari mu nzu. Kanga ntari mu nzu. Shabyihorera. Yavugisha ukuri. Ni nk'inshuro 5. 5 hambere. Hambere ndumva narindi mu mijina hajya munsi. Mu miji. Hajya mu mijina waraye mu motari yaramparitse neza arambwira ati rero. Dano rwose ikimina cyabinkoreye. Babarira basinkoreho gusa. Yambaye arambwira ngo nje mukoraho yambaye ngo ntacyo bitwaye. Kuko yari kumwandika ndimo ndamukura byadanje ngo namuteye santima. Ngiye bizangiyemo n'icya5 niyo mpamvu nsigaye numva nyine revo ndi hatari yo kuba namenyana n'umugabo kugira ngo anshyiremo tu. Wowe ufite ubundi buryo hari indi karike wavuga. Cyambere nuko we mufasha karangiza kabisa muri tekinike zanjye. Nk'inko yajya ngo yabamuroze amaze nk'umuntu umwe.
akimara kumara umunota umwe wari ufatishije wahise ujya he? Wahise ujya he? ese ntasi nari mbonye amafaranga se. Nese ubwiye gutera umushyuko byari kugenda bite? Cyangwa n'ubundi yaraguteye? Icyo gihe se ko nari ngifite n'urukundo mfite shero bikurikirana. Wahise ujya kumureba? ese nihamagarira akana kanjye sha. Karaza karabikora neza ruzungu. Uzi yuri mu rukundo ufite n'amafaranga. Senkanize wazikenyereyeho? Inzu yabaye inzu y'icyumba na saro ubona yabaye apartment. Imana iduha amafaranga. Cyane ukore ku Imana. Ubwa gatatu ndumva narabikoreye hafi yaho nabaga hafi y'igipangu kwa kundi ugiye kwinjira nyine. Ukanga kumwinjira. Nasanze imodoka nyine haparitse. Amayinga ariko ibintu byawe byose ari amafaranga amugani. Mukasa yambwiye ati bite baba nambwiye ati nibyiza subuye hemvuye mu kazi kwa kundi n'ubusanga abakobwa nyine twiviriye mu kazi ninjoro n'ibikapu mu mugongo nyine byakakazi nakubwiye. Ambwiye ati njiramo hano ngira ubwoba ngira ngo agiye no kunjugunya za rusororo cyangwa agutange magata. Sha Imana irankunda cyo koze. Ubwo ni Imana igukunde? Sha Imana irankunda. Ni ukuri ku Imana uzi impamvu inkunda? Njewe abantu banje benshi bampa amafaranga kugira ngo banyishimisheho kuri uyu mubiri wanjye cyangwa se kuri inzobe yanjye. Kabisa. Urumva? Kamera zo kumfatira uduhighlight twe kuva hasi kugera hejuru. Urumva? Ntago ari babandi bantwarira umwanya munini ngo tumaranye ngo umunsi ngo tumaranye ijoro ngo tumaranye amasaha. Ibaze ko umuntu turahura kandi akama amafaranga namusabye kandi njya mbara ngasanga nta numwe urimo twamaranye n'iminota 30. Sinzi impamvu nje navuga na mahirwe y'Imana. Ubwo akona kabara gakubise mu modoka hafi n'igipangu kiwa. Ntago arakareka se nta mukire bya wivunagura. So ubwo ako nawe byaje byose ni mekanika. Ubundi usiyo mpamvu banyanga. Imodoka kajya kwivunagura barwana niki. Niyo yakubwira ati nsuhuza nkore kwitama ntibiba bibaye ukamuha n'akabezo umwana. Ariko mana amafaranga ni meza. Towe bebe arakureba mu maso akubona kwitegereza. Abona munakwiranya ahita guso. Waramusomye icyo gihe? Waramusomye icyo gihe? Cyane. Nayo urayinyungu utakwakundi kwawe. Yaguhaye angahe uvugishije kuri icyo gihe? Yamaye 100. Angahe? 100. Data uzi ko n'inzu mbamo ntayikodesha 100. Jewe nimba ari amavuta nasizwe mvuka nimba ari ako n'ubundi abantu b'icyangugu mudukurikiye mutubwire muri comment sibyo? N'ubu wabona hari uvuze ati mamomo cyangwa kode. Hoya bayiguhe pe bayiguhe. Umugisha ngera? Imana ngera. Ariko ubwiyo momo. Ako sha ikintu kimbabaza. Abantu bo kuri YouTube ko babikunda ko. Uzi ikintu kimbabaza? Nuko abagabo bampa amafaranga nta mugore wayamuzi ko niyo naba nshonje umugabo yamereze 10 ariko nabuze umugore wambwira atakira n'igihugu. Oya nabagore n'abana beza. Umva abantu baba badukurikiye n'abana beza. Si muri abana beza arata. Nukuri. Oya pe n'abana beza. Shana yashatse kuvuga ko nkunda abagabo. Ntuzanakunde n'abagore. Je n'ukunda n'abagore ntituzabicuta. Abagabo kabisa. Hejuru ndabakunda. Ntegereje kumva izindi ebyiri zisigaye. Ubwa kane. Sha ubwa kane si ubwo hasigaye 2. Twari tugeze ku gipangu kwa 3 bose nabakire. Cyane bose nabakire. Nta mukene ujunzaho. Nta mukene ujungendaho ahubwo wenda umukene ngendaho wenda shonje ambwira ati ndashonje. Nanjye ndashonje. Ngamwihera ko y'Imana nanjye yaguhaye. Sha nanjye ndashonje. Nkamuhakiriraho. Aba kumbwira ngo umukene ngabonye mari yanjye Imana yanyihereye sha. Wapi. Ako shibu menye ujya n'umutima mwiza. Arega buriya reka nkubwire buriya umutima mwiza nyine. Ni wo wa mbere. Kugira umutima mwiza ni wo wa mbere ukamenya kubana n'abantu. Ku buryo n'ababandi bakwitiranye inyuma babona atari ko imbere uri. Kuko n'ubundi izi ni housing tuba twambaye by the way. Umuntu urimo imbere ni wo wadanje. Abantu barimo imbere exactly. Shiba wanyawe tutaretse kuvuga ngo arabyina cyangwa se bavuga ngo ni indaya yaba ari indaya cyangwa se akunda amafaranga. Umva ntabwo wabuze umuntu kuvuga. Uwanyita indaya we noneho nanjye. Wahita umugira. Yabona. Namurya bango. Ko nzi wa muntu wabivuze. Ko yashatse ko muha n'ikiganiro. Yashatse ko muha ikiganiro ngama makuru yawe yose
ndamubwira nti buretse nimba yaranyise ndaho kuko turi inshuti nanze kugushyira hanze nzamuraza burinda yimenye ndisha reka nzamuzane kuri kamera nzamuzane muri kumwe cyangwa abikubwire shiba nabigushinja zamuhe nyina azambwira aho nagiye gutega kwa nyina ku muhanda wo kwa se ambwire naho nabinyanditse sibyo ambwire yarananyishyuye angahe kugira ngo ubundi wamugana umuntu kwita indaya akwita indaya ubundi ubuzima bw'umuntu kaba ari ubw'umuntu ku giti cye ubundi gute undi muntu azagashaka kubwinjiramo just nawe ntago naza ngo ninjire mu buzima bwawe wowe sinaza ngo ninjire mu buzima bw'uriye gute uri kuza winjira mu bwanjye urangaburira saa sita ungaburira nijoro unyishyirira inzu no waba ubinkorera ibyo byose arega mvuze nta nubwo wakagombye kungendaho cyane ushake kunjaginga cyane ku managinga manager w'ubuzima bw'umuntu aba ari nyirabwo mane wese mbizi sinamenye ukuntu mbikubwira ariko jewe indenganya uwo muntu arahari kandi naza cyakuza nimuzarwana kuko ndabizi ko azabivuga ngiye arambwira ati jewe shiba nshaka kuzamunywera akantu umunsi umwe shazo baga zo kurwana ntazo mfite sibyo nshaka kuzamunywera akantu umunsi umwe mfite imbaga zo gukora nkamushyira hanze n'agakariso yambaye nkagakuramo akuramo nde uzamuzana yana kukibomva ko ufite umuntu urenze w'abana uzamuzana yananyweye turebe yanywereye ako kantu turebe ahubwo yakakunywereye ko byaba ibibazo reka tureke iyo ya gatanu ahubwo reka nivugire kuri aka gaherena kari kuzura akangaka kamanutse hano kavuga iki mbona kadasanzwe bwa burayi urabwemeye ntagakuru gukurura umugabo se arega nakubwiye ko nta mugabo ngira mwese ashaka umugabo wese wakumva nkeneye mba ndi tayari yamara ukwishinja icyaha da wa mukobwa se ugonda muzanira iki kuraya ni iki se ubundi sobanuri njyewe nzi ko kuraya ako gakuru kuraya ushaka n'amafaranga bakayama nkabashimisha iyo rero ari kugenda rero nkunda kuri aka gaherena rero ibyo ari kumbaza bimwagiserera bya byishimo we arimo arega bayanashoya by the way cyane no kwiruhukira no mu mutwe ntaga bakeneye stress nise ku cyatajya kureba umupira cyangwa ngajye muri bya imaso rukora ngaruhuke ariko we ubwo arenza akadeseri kawe ngenza ndi deseri amaye arega nawe ububizi sinzi impamvu urumva oya ntago mbizi mwabana umwe uyu mukobwa rwose uko byagenda kose nimwumve ko ari ibyanjye ndi kumushinja iyo mikoro iriho cyayavuye reka mu gihe bakimushyiraho mikoro kanyihereze cameraman mu gihe bakimushyiraho mikoro ni ukuri ndagushimiye wowe gikurikiye kino kiganiro ndagusaba pe mbabarira nushaka umbwira napfukame ukande subscribe ukande share like na comment kandi ibyo bintu maze kubibona ninde ubyangaza kandi nuko ujye usanga bavuga ngo abashinga bakunda inyama kandi byonye n'abanyamugi bazirya kurenza n'abashinga abenshi abanyamugi benshi bari i Kigali n'abashi nzi uzabaza nyenzi kavukira iginkoko ikayimara ukibumva yuko abashari bo banyiri byose ngo ndanga imibonano babanyiri gukunda ngo inyama nta muntu byanga n'amafaranga byongere ninde ubyanga ibyo byose se yaba ari umushi yaba atari umushi nta wanga inyama nta n'uwanga igitsina bose barabikunda babikundira he bose barabikunda reka ntabyo bakunda babikunda gute nese kutabizi nyine ko ntacyo ufite ngo uzakibaha akunda urayifite nyine navuze kuri ku mpande wari wahura n'umuntu uyikubaza ukubaza ngo nangahe iyo ntuza yawe nta dusore ujya wumva se ngo tujya gushwakwanya tugapfubura n'iki none se abari bwishyuye cyangwa abari mwishyuye ngewe mu cyatanu nahuye nazo mu cyatanu nahuye nazo zarampfubuye rero nge nta kibazo ngewe mfite rero sinamenya ibyo abapfubye oya nyine urumva ngo abakobwa zibaho nyine niyo mpamvu ndi kukubwira nta mwanzi wabyo nta mwanzi wabyo ahubwo kera nkizi Kigali ntaramenya ko nyine umuntu ashaka uturimo nyine abarizwamo two gukora twamugaburira numvaga ko nyine nabona amafaranga ariko nagiye guhagarara mu muhanda bebe uzi ibintu nagiye ntaruka ukuntu bingana nahuye n'abana ntibanyishyura nahuye n'abambesha amafaranga nta nayo bafite
nahuye n'abamfatiyeho ibyo basha Imana irankunda niyo mpamvu burana nakomeje kubikubwira karenga Imana irankunda oya navuye muri byinshi burana narinze mfata umwanzuro wo kuvuga ati reka wenda njye mbarizwa no mu turimo nka turiya kw'amaboko niki buriya nabanje kwitekerezaho nsanga Imana irankunda man njye n'abantu benshi barwaye sida ariko njyewe naripimishije na nubu uravugisha ukuri nayo kandi harimo n'abapfuye shibura uravugisha ukuri n'izina ry'Imana uzaza yahe maraso mfite A negative harya A negative nago yandura simbizi nyewe muganga yambwiye ko mfite muganga wanjye yambwiye ko mfite A negative ntabwo urwaye sida n'abantu mwararanye nararanye mu cyatanu nakubwiye harimo nabo twararanye bari barwaye sida banywa n'imiti nyireba kugira ngo kugira ngo ntaza kugira ikibazo nyine yanjye nkabigira mu buruhari man sinabura nk'abagabo 10 twaryamanye barwaye ariko ntiyamfashe urabeshya niyo mpamvu byagezeho ari nko kuba waraciye mu ntambara n'amasasu narasambanye narivuruguse niyo mpamvu ubu ngubu nahisemo kujya nishakira akazi nkakora kuko nubundi gusambana se shabyihorere ntabwo baraciye muri izo sterekare man harimo n'abadushiraga mu modoka bakaduta ku mariro ye je umuntu yansize mu ivatiri wa muhanda ujya kwirimba mu Gatare man yansize mu Gatare arambwira ati va muri iyi modoka ntago uzi ukuntu nayinjiyemo ntuzi nuko nayiguze yagusigiye abaze mu mwa daga rwose nkabarabura nkababwira ati mujye mununama munatanga kinyuma munayicareho muyinyongere narabaraburaga pe byose urumva narabaraburaga ari no mpamvu naka kanya nahita nshimira n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu RIB nabo babimfashije ndibuka ko njye ninywera amazi gusa muri za zindi mwagiye muhura nyibwirira yagukozeho niyiherika sha utanyibutse yanze kwinjira nubwo nigenje sha ngo ndi mazi magari ari yanze kwinjira ngo byagenze gute nakonde mutwayishyizeho gukita garuka konde mu yagiye kujya wari isugize konde mu oya yari uko yari nini cyane pe yari nini ariko ntabwo urabyaraho nk'akaguru ntabwo urabyaraho ngo utarabyara icyo gihe nje wari warabyaye icyo gihe cyane yanga kwinjira kandi umutwe w'umwana waraki yego kego ubwoko bw'iwacu ntabwo bureba ngo warabyaye cyangwa ni wagize ute mwamufunga buriya miniya buriya miniya burekuye tubwire yanga kwinjira ariko ibaze ko yanze kwinjira bigenda bite shabyihorere bigenda bite cyo nibuka ko yo nayamusubije sha ngo narigenje icyo gihe ngo nashakaga amafaranga uwo yari umugabo yari umusore yari umusore ariko namubwira ati umugabo ngo ruzashaka afite ibibazo waramuzunze muri rusange narayamusubije yanze mwavuganye reka ngubwire ukuntu byagenze yari 30 aranje ambwira ati ngiye mfasha ndangize mfata kondomu neza ndamufata neza ndamutegura ndangije nyishiraho mana yo kugira ngo ijye hifate iragaruka kondomu yajya ikagaruka ubwo urumva uko iri kugaruka ni kuri gutagaranda indi gufata indi ipaki yose ya kondomu yose yashiriyeho yose igenda igaruka haje hamwe atera imbabarira rero ubwo kondomu turi kwishyiraho ikanga noneho nkoriraho noneho kugira ngo mbashe kurangiza ndamuga ati ntago igitsina cyanze gufata kondomu cyanyinjira numvaga ko ari buhite ageza mu nda noneho nkavuga ati noneho sinzongera no gukora akazi rakaraka yari ndende ubwo numvaga cyari kinini kumbi yo yari ndende uburebure yewe wari kuyisama wa mugani w'abandi mu nda cyamukano yari kugera no mu kanwa ndakurahira nayo kuyirya saa sita yose iyo upimaho se ugafataho agati yagumane ako buriya umunyamugisha usika kakanya senese mura nunda ajya kumasenkane ako kanya nkiva ngaho ngitandukana nawe muri hotel ese mura nakamodoka karanyijyanira kera nakundaga imodoka umenya rero mama nese nyugo kera nakundaga gutuma imodoka twararankundaga natwe nyina ababosi banyikundira urumva nuko rero ngayo nguko nubwo buzima nyine twagiye tunyuramo buriya tuba tuzi nyine ni ukuvuga ngo aho uba ugeze cyangwa se aho uba uri gushaka kugera ni uko ubuze aho waturutse mbega shiba nka ya ndirimbo ngo kuba tutavuga si uko wenda imitwe yacu birimo busa kuba tutavuga si uko tuba tudafite ibyo twavuga tuba dufite byinshi twavuga twanyuzemo yego
so rero jewe ngawe mbanza wari umbwire kumbwira rero ngo nkuririmbireho gatoya ndirimbeho gatoya nk'umunota umwe ubundi nkwibarize nk'utubazo nka tubiri twisoreza ngo umutima ufite byinshi ku mutima mfite byinshi njyewe nshaka kukubwira ngo nunyegere mbikubwire biba byandenze rukundo buri ko ndyamye nuko mbyutse ni wowe gusa mba ntekereza utuma nishima utuma biri kimwe kinyura Baby, I love you. Yeah. Nakosa, narimwe nzakora, rizatuma ubabara. Oya baby kuko nanjye ubwanjye nagukunze nkureba kugusiga ntibyaba kuko kuba ku mutima ku mutima kuba ku mutima ku mutima no mva rap no rero akarapu ya reka nkubwire wowe muntu wiri gureba ibitakureba wabanje ukareba ibikureba ukabona kuza wanitse umunwa arega buryo ugenda ku buzima bw'umuntu bitewe nuko hari byinshi akurusha ukaboneraho kumwanga wese kandi se shahu byahehe nuko buraho wasamye gusa wayase bombe iki kiganiro ndumva nagisoza ubu byacanze oya izuba ndabona rimeze nabi izuba rimeze nabi ariko njye ntabwo ndi kuryumva nubwo ndi n'igikara rumva ariko reka mbabwize ukuri iki kiganiro umuntu utari burangize kukireba arabahiye pe niko kujya bikurikirana neza kandi subscribe kabisa Shiba w'i Rwanda TV niyo ufite yego okay ucisha izo ndirimbo oya bagende bakuremere twebwe nta mutima mubi rumva nta mutima mubi tugiye kujya tubana hano urabona ko ewan twatangiye dufite story itameze neza ariko birangije twinjize muri mood y'insazi kabisa gahunda bari yo kwishima niki wasoza ugira inama abantu bareba bitabareba abantu bareba bitabareba bajya kureba ibyabo kuko natwe ntabwo tubona umwanya wo kujya kureba ibyabo mboneraho no kubwira urubyiruko bagenzi banjye kujya bakora cyane kugira ngo bagerageze kwiteza imbere kuko ari bo Rwanda rw'ejo nta bintu byo kwicara bicara baraho gusa bajye bakora birinde gukora okay ngenda gushimiye nshimira n'abari badukurikiye nshimira ku buhanga bwa kamera ni ukuri umuntu w'umugabo yitwa Aba ni umusaza dukorana buri munsi ewana andwanaho uko bishoboka kose sinjya mubura ni umuntu mba hafi cyane so rero ndagushimiye wowe rero ukunda Promesse kandi ujye bitwandikira ubitubwire nibyo bizajya bidushimisha ibiganiro byacu nakagaruka ciao